mama yambyaye atazi yuko ari umwana abyaye kuko ngo inda yanamuriye arimo gupfundikira inkono y'ibijumba ndumva ariko bambwiye niko bambwira hanyuma yaratunguwe yumva ashaka kwihagarika nta nubwo yigeze arenga umutaru yahise ambyarira aho ngaho hafi y'amashyiga. Rero urumva nabayeho satani yanegeye ku mezi 3 kugira ngo ntavuka, yarwanyaga isezerano, yarwanyaga ikingiki cyo kuba ndi hano kuri kamera, nicyo yarwanyaga kugira ngo ntazavuga gukomera kw'Imana. Nishakiraga ubukwe ngiye ntago nashakaga umugabo, ngiye ubundi nashatse numva ashaka ubukwe, numva gashaka kwambara ikanzu, nabonaga umuntu wambaye ikanzu nkumva ni byiza, bamubyinira nkumva ni byiza, nanjye nkavuga ngo nanjye ngomba guca karande kuko bakuru banje 3 bose bari barishingiye. Ndavuga ngo ngiyewe ngomba kwambara agatimba nkaca gahigo. Rero ntago rigeze nkunda umuntu, sinigeze ndeba ku marangamutima, nishakiraga agatimba. Yes, of course. Nkuko mubizi iyi ni Humble JD Studio, kandi nkuko mubizi tubagezaho ibiganiro byinshi bitandukanye ahantu hatandukanye, ingeri zose. Ngira ngo uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa, ngira ngo kuri kamera muramubona udasanzwe. Ngira ngo twatangira twibwira kugira ngo tubashe gukorana ikiganiro tuziranye. Murakoze cyane, nitwa Ntakirenzimana Chantal, ndi umumama w'abana 2, mvuka mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Masaka, akagari ka Rusheshe. Ndi umukristo ndakijijwe. Ngira ngo aratwibwiye atwiye ko yitwa Ntakirutimana Chantal nimba ntibeshye. Ngira ngo abadukurikiye mwamaje kumenya izina, atubwiye ko ari umufiyemeri. Ese umuntu ukubona kuri kamera zacu wakubonye ari ubwa mbere, cyangwa se akaba agize amatsiko yo kumenya ese uri muntu ki mu buzima busanzwe cyangwa se mu buzima bwa buri munsi, kugira ngo abadukurikiye babashe gusobanukirwa neza umuntu turi kumwe hano kuri kamera? Murakoze cyane, abankurikiye ngewe ndi umudamu, nashatse umugabo ariko ngombwa ko ngaruka iwacu kuko urugo rwe rumaze kunanira. Rimwe n'ibyo rero ndi umugore w'abana 2 ariko uri iwacu mu rugo, ni mu rugo rwego. Ngira ngo utubwiye ku kigendanye n'umugabo, dushaka unatubwire ukivuka ubuzima waciyemo nyine ugitangira kugera ku isi, turagira no kwiyo step yo kuba nkuko watangiye tubwira ko uri umufiyemeri kandi usenga, nabyo ngira ngo uraza kubitubwiraho. Mbese muri cya Kinyarwanda tuvira imuzi kugira ngo abadukurikiye bagire icyo bakuramo cyangwa se inyigisho bakuramo, kugira ngo habe hari uwo byafasha cyangwa hari uwo byahembura. Murakoze cyane, ngewe mvuka mu muryango w'abana 11, ni ngewe wa 11. Ariko mu kuvuka kwanjye satani yarabihize, yarabirwanyije cyane. No kuvuga ngo ngewe mbere yuko mama antwita, Imana yaramvuzeho ibintu bikomeye, ari nayo mpamvu nagiye migwa cyane. Ariko kimwe n'ibyo no kuvuga ngo nabayeho ndavuka mu mezi 3 inda ivamo, mama amujyana kwa muganga, yarantwite ngo bamwoza mu nda, bamukorera ibishoboka byose, bamubwira yuko inda yavuyemo agomba gutaha, akirinda guteka, akirinda kujya ku izuba, ndetse imirimo ivunanye akayireka. Ariko kumbi kuko Imana yari ifite umugambi, yafashe kagira agatsimbi gashyira ahantu, abaganga bo bakora ibyabo nk'abantu, ariko ngewe bo bari bazi ko byarangiye, ariko ngewe nari impari narindiwe. Hanyuma rero urumva iyo nda yari ifite amezi 3, bumva ko inda yavuyemo, aratahaza mu rugo, akora bya byangombwa bamubwiye, areka guhinga, areka imirimo yose. Ariko bigeze ku mezi 6, ubwo we yabaraga 3, yumva indironga. Kandi ngewe nari ndi mu nda, bazi yuko nta nda afite, wakabara amezi 3 aravuga ati noneho hagezemo indi nda. Kandi kumbi Imana iri kubara 6, bo bakabara 3 nk'abana b'abantu, ariko Uwiteka yabara 6. Bigeze ku mezi 9, bo babaraga amezi 6, Imana ibara amezi 9. Nabyaye, mama yambyaye atazi yuko ari umwana abyaye kuko ngo inda yanamuriye arimo gupfundikira inkono y'ibijumba ndumva ariko bambwiye niko bambwira. Hanyuma yaratunguwe yumva ashaka kwihagarika, nta nubwo yigeze arenga umutaru, yahise ambyarira aho ngaho hafi y'amashyiga. Rero urumva nabayeho satani yanegeye ku mezi 3 kugira ngo ntavuka, yarwanyaga isezerano, yarwanyaga ikingiki cyo kuba ndi hano kuri kamera, nicyo yarwanyaga kugira ngo ntazavuga gukomera kw'Imana.
ariko ndashimira data wa twese ko yandengeye uwo munsi. Satani rero ntabwo yigeze yishima, yagiye antegera ku mezi 7 ana muri tuwarete, yantaye muri tuwarete ndimo nkambakamba ya metero 2, ariko naho navuyemo, Imana yankuyemo. Abantu barambonye, barashatse barambura, bashyiraho amatangazo kumbi nibereye muri tuwarete. Umuntu yaje muri tuwarete rero yumva ndimo ndaririramo, bankuramo, bamanura y'urwego, bankuramo. Zari tuwarete za zindi za kera zitinze n'ibiti nyine, ngo ku buryo warebagamo no hasi. Mvamo, Imana indengera icyo gihe. Satani ntabwo yigeze yishima, anegera ku myaka 7. Inteza uburwayi, ndatonyagurika cyane bikabije, ariko Imana irandengera. Ubwo burwayi ngo naburwaye amezi 6, n'ishuri byaranze ntakiga, ariko Imana irandengera. Yakoresheje amamesa n'umuhoko, ibyo ngo byankijije, niko bajya bambwira. Rero urumva ko mfite amateka, ngenda umukobwa w'amateka, n'umubyeyi w'amateka. Ni byinshi cyane byaranze ubuzima bwanjye, kandi byababaje umutima wanjye. ngira ngo uduciriyemo muri make ukivuka ubuzima waciyemo. Abadukurikiye ngira ngo nanjye uri gukoresha ikiganiro biragoye, kandi rwose Imana yagize ikintu ikora. Ngira ngo dukomeje ikiganiro cyacu, watubwiraga mu buryo wakuzemo. Ese tuve muri iyo step none tujye muri ya step umaje kuba mukuru, ugeze muri cya gihe cyo kuba washaka umugabo, kwa kundi abakobwa nyine baba barambagizwa. Ese aho byari bimeze gute nyuma yo gukurira mu bwo buzima bumeze gutyo, uko wavutse bigoye, benshi batabyifuza, Satani arwana agira ate, ariko Imana ikanga ikavuga ati reka ubeho, kuko hari akamaro uzagira igihe kizaza. Ugeze mu gihe cyo kuba uri umukobwa, cya gihe abasore barambagiza, nabita nimba babyita ubwangavu. Tubwire muri make aho ngaho ukuntu byagenze. Murakoze cyane. Ndabyibuka Satani nawe ntago yakomeje kunyishimira, yarankurikiranye. Ntago nigeze ntwara inda cyangwa se ngo njye mu basore, ariko nari mfite umudayimoni unteza abahungu cyane. Njyewe mu myaka 14 nari mfite abahungu 14 bankunda. 14 bose bavuga ko bazanshyira mu rugo. Nawe urumva uri umuntu w'umukobwa, abahungu 14 bose bakubwira ko bagukunda, bashaka kugutwara, ukabemerera urukundo. Iyo ntambara urumva wazayikuramo. Ariko iyo babaga baje, ikintu cyantangazaga, niba harimo n'abankurikiye mu bazaga gutereta, mu mbabarire bwari ubwana, ariko iyo barazaga tukabaterera urubaho hanze. Twe dufite urubaho runini cyane rwicaraho abantu benshi, tukarutera. Noneho papa umusaza akaza n'agakoni, akaza ati wowe waje gusura nde? Avuga Chantal. Kandi hano twabaga turi abakobwa 3 basa nkaho bangana. Akagera ku muhungu wa 14 hari, cyangwa se wenda uwo munsi habaga haje nka 6, akagera nko ku muhungu wa 6 avuga Chantal. Nta numwe wigeze avuga undi, ni Chantal, ni Chantal, ni Chantal. Aho hantu naho Satani yashatse kuhafatira. Hari n'abashatse kugira ngo banshimute, ngo kubera nkundwa n'abahungu benshi, ngo ntago bazambona, bagerageza uburyo ki bazashimuta. Ariko naho Imana irahandengera. Nakundaga gusenga rero, nubwo nari ndi muri ubuzima. Ndi umukobwa wavutse nkunda gusenga, nkunda kuririmba, nzi kuririmba, nubwo maze gusaza, ariko ntago nshaje ku buryo ntaririmba. Ariko nakuriye mu nzu y'Imana. Rero kwa ko nakundaga kuba muri korali cyane, bakadupangira n'amasengesho ya korali, hakundaga kuba harimo abahanuzi. Ndabyibuka hari umuhanuzi w'umukobwa, yari umukobwa yarashatse ari Bugande, yakundaga kumpanurira. Icyo gihe yarampanuye, arambwira ngo Imana igiye kukwigisha, ngo Imana irambwira ngo igiye kukwigisha, ngo kubera ko ntago wigeze wiga, ntiwigeze ubabara, ntiwigeze mbese wabayeho mu buzima, nubwo wenda wababaye uri umwana, ariko muri uru rubyiruko rwawe ntago wigeze ubabara. Wavukiye mu biryo, vukira mu mata. Navutse namenye ubwenge mbona hano urugo rwuzuye inka, ariko murabona ko nta niyo nka tugira. Ariko nakuriye mu rugo rurimo inka rwose, amata tunywa ducunda, twagiraga amacunda hano. Rero byaje kurangira ambwiye gutyo ngo Imana igiye kunyigisha. Njye ntabwo nahise numva ko ari ishuri ry'ubuzima, ahubwo nahise nimagina ko ngiye gusubira ku ishuri primaire, hanyuma nkakora exeta, nkatsinda, nkajya secondaire nk'abandi. Nuko nabifashe, nubwo nasengaga, ariko sinarisobanukiye iby'ijambo. Ndi umuntu wabatijwe rero 2 ubu ngubu. Nabatijwe mu mazi inshuro 2. Wambaza uti kuki wabatijwe mu mazi inshuro 2?
yangira ngo n'abadukurikiye nicyo kibazo wese bagira cy'amatsiko yo kumenya kubera iki tuzi ko abandi babatizwa inshuro imwe, kuki babatijwe mu mazi inshuro ebyiri nk'uko ubitubwiye. Murakoze, nicyo nashakaga gusobanurira abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Ngende umuntu wabatijwe kabiri. Abantu bajya mu gakiza ntago kujya mu gakiza ari ukuririmba cyane cyangwa se guhora buri munsi mu rusengero cyangwa se kwambara imyenda igeze hasi, kwipfuka ubutambaro mu mutwe. Abantu barabyitiranya, ntago ariko gakiza. Sobanukirwa agakiza ugiye muri gakiza nyabaki. Ngewe nagiye nkurikiye mama yararwaye indwara ikomeye, yarahinamiranye. Noneho baramuvuza ahantu hose biranga ngo no mu bapfumu bamujyanyeyo. Haza hano abarokore baravata, nyamara umuduhaye tukamusengera agakira wakora iki? Ati muzamugumane, niko papa Yesu avuga, ati muzamugumane abakurikire rwose. Ngiye naramuhebye, byabaye ngombwa rero ko ajya gusenga. Icyo gihe twasengeraga ngo ku rusengero rwo ku Ruyaga kuri ADPR. Ngenda mukurikiye, nari umwana apfukamye, nanjye ndapfukama. Noneho nagiye ko mbona abana barimo kuririmba muri Ecole de Dimanche, numva ni byiza. Noneho nanjye kuwa gatandatu njya kurepeta nk'abandi. Urumva nasi njya kurepeta, sinzi ibyo ari byo, sinzi, bitaniga ku gice. Babatije abandi, nanjye barambatiza. Pasteur Karasira niwe wambatije, ambatiriza mu Gakinjiro. Ariko ndabyibuka mu kubatizwa kwanjye, buracya ndi bubatizwe nagiye kwiba amapera ku muturanyi, ntago muvuze izina ariko ni hano hirya hafi bose. Nagiye kwiba amapera n'ibimyembe, kandi bwari bukendi bubatizwe. Urumva ko nari umwana. Nabatijwe uwo munsi nanyweye inzoga, njya n'imbetezi. Ubwo urumva ibyo nari ndimo sinari nzi ibyo ari byo. Ariko ikintu cyatangaje, tugeze mu Gakinjiro, aka kantu mugakurikire cyane. Tugeze mu Gakinjiro barimo kuririmba ikorasi ivuga ngo umuriro ni wake mana, umuriro ni wake. Abantu bakuzura umwuka wera. Noneho bakuzura umwuka wera nkabona ibintu barimo kwikora, njye nabyo mfite. Nabwiye umukobwa twabatiranwe yitwa Nyirahabimana, ndi nyina wabo. Ndamubwira ngo umva rero, reba abandi bari gutitira, we nturi gutitira. Twebwe nta mwuka wera dufite, ntago Karasira ari butubatize, bisaba yuko natwe dutitira. Arambwira ati se none turabigenza gute? Ndamubwira nti nituba twenda kugera kuri Yorodani uvuge ngo ri, nanjye ndavuga ngo ra, nyine nawe ubikore nk'umuntu uri kuzura umwuka we. Niyo migambi twacuza aho ngaho mu rusengero. Agiye kugera muri Yorodani, mba ndamunoshe, mbona ntari gushaka kubivuga, ndamunosha ntibivuge, niyo sinye namuhaga. Abaravuze ngo ri, nyine yaravuze ngo ri Karisante, nuko yavuze. Nanjye ubwo mba ndavuze ngo ra Beritu. Rwose nuko nguko nta mwuka nari mfite, ngenda byiganye gutyo, bahita babona yuko mfite umwuka wera. Rero hari n'abantu, mbwira abantu mwititiza, niba munkurikiye, abantu mwititiza mukivugisha indimi, mukigana indimi, mufitanye urubanza n'Imana. Kimwe n'abahanuzi bavuga ngo Imana yavuze itavuze, bafitanye urubanza n'Imana. Kuko ibyo bintu narabikoze, ariko ngiye nabikoze nabizi, ntabwo Imana yabimora kuko nari umwana. Noneho njya mu mazi ndabatizwa, nibwo natashye mu inzoga. Rero wenda nihuse gatoya, nibwo naje gushaka umugabo, urushako rumbera urushako. Ngarutse rero njya mu rindi torero, niho nabatijwe nanone. Kuko nasobanuriye pasiteri ni ese ko nabatijwe bimeze gutya, nkaba ntaraturijwe agakiza, mwanya tuje agakiza nanjye mukanshyira mu mazi. Bati ni ukuri wowe ukwiriye kubatizwa koko. Ni muri ubwo buryo nabatijwe kabiri, maze gusobanukirwa iby'ijambo. Urumva nari naravuye ku mugabo, urwo runaniye, ndongera njya muri ndi torero. Ntago nyiri umwadeperi, n'abambona murabibona ko ntago ndi umwadeperi, ariko ndi umukristo, ndakijijwe. Ntago adeperi ari izajyana umuntu mu ijuru, ntago adeperi ari ikijijwe gusa. Icyambere ni ugukiranuka no kubaha Imana. Rero nahise mbatizwa n'umupasiteri witwa Vincent Rugereka, anjyana mu mazi, arambatiza inshuro ebyiri, anyatuza agakiza. Numva kuva nava mu mazi nibwo nuzuye umwuka wera. Natangiye kurota ibintu nkabibona, natangiye umwuka wera atangiye kunzaho muri urwo rwego. Yangira ngo uducishirijemo muri make mu rugendo rwawe, umaze kuba umwangavu, ugera naho tubwira ukuntu wabatijwe inshuro ebyiri. Ngira ngo abadukurikiye babyumvishe. Tugeze kuri ka gace noneho avuga ngo uri umugore n'umugabo, amateka wanyuzemo, ibyo waciyemo, kugira ngo utubwire muri make, ko hari ushobora kuba dukurikiye nawe afite ibibazo nk'ibyawe,
we ni ukuvuga ngo ubu ngubu akaba ari kubinyuramo mu gihe wabinyuzemo kera ariko ukaba ugeze aha akaba akeneye inama, akeneye gukomera kandi kugira ngo ibyo bintu abigereho ari uko ari wowe uramufasha bitewe n'uko abona ko wowe wabiciyemo kera ufite ahantu wageze, Imana yagufashije, Imana yakugiriye neza, yaguhinduriye amateka. Murakoze cyane. Ahubwo subiye inyuma nkunganiye gato, wambaza ngo waje muri abo basore baguterese harimo wagutwaye? N'ubundi nimba ntibeshye watubwiye ko baguteretaga ari abasore 14 nimba ntibeshye. Ako kantu kari kabaye kanyisobekamo, ariko ese abo bahungu 14 bose wakwigukanye ni umwe cyangwa ni bose cyangwa byarangiye bose nta numwe? Muri abo basore 14 nta numwe wigeze untwaramo, bose nta numwe nakunzemo. narababeshyaga kubera ko nari n'umwana, ntabwo nari kwemera umuntu kubana 14 gusa najya kubaka urugo 14 koko. Ariko gusa byari kugira ngo nabyo mbinyuremo, ni ukuvuga ngo njyewe ndi umuntu wasabwe kabiri. Naje gusabwa kabiri, ngende uw'amateka, ubundi ibintu byambayeho ni nka filime. Nemereye umusore umwe araza azana ababyeyi baza kuvugana inkwano, hari kuwa gatandatu, kundi wa gatandatu nemerera undi. Urumva ibibazo ukuntu byari bimeze. Uwo wundi nawe araza, aje iwacu mu rugo ntibamwishimira, baravuga ngo ninandike urupapuro nduhereze abo basaza barujyane mu Benge, yari uwo mu Bugesera. Ati wikundira uriya w'Irwamagana ni hafi, warwara tukanagusura ariko Bugesera ntawe uzaza ariko hari muri ngenda. Yaje kugenda gute? Nuko nabikoze, nanditse urupapuro mubeshya ko ngiye kujya kwiga hanze, ko iwacu bamboneye ishuri ngiye kujya kwiga hanze, ko ibintu byo kubana bitagishoboka. Nemerera wa undi w'Irwamagana ari we papa w'abana banje ubu ngubu, ari we twatandukanye. Rero urumva mu kwezi kumwe nasabwe kabiri, nuko ngo nasabwe kwa gatandatu w'iki cyumweru, ku kindi ndongera baraza gufatire, bashaka kuza gufata irembo, baza kuvugana inkwano, bari banazizanye turazanga. Ariko Imana yo mu ijuru naho aho hantu yarahankuye, nyine ndagenda ndashaka. Umunsi twerekanwa ndabyibuka, nibwo Imana yambwiye ngo sura ubwo Imana iguhaye ni ishuri, nuryiga neza uzahabwa ikamba ry'ababyeyi. Umukobwa witwa ubu ni umumama, icyo gihe ari umukobwa yitwaga Rokadia, yari mugufi cyane. Baranyerekanye mu rusengero duhagaze, arangije araza aranyongorera, arambwira ngo sura ubwo Imana iguhaye ni ishuri, ngo nuryiga neza uzahabwa ikamba ry'ababyeyi. Nuko yambwiye ayo magambo sinjya nyibagirwa. Nyeberwa ibyo ambwira, ari umukobwa werekanwe nawe aho ngaho, ntabwo ushobora niyo wamubwira ngo uriya mugabo yavuze yuko ejo azakwica, ntabwo yanabyemera. Umukobwa ushaka umugabo, nishakiraga ubukwe, njye ntabwo nashakaga umugabo. Njyewe ubundi nashatse numva ashaka ubukwe, numvaga ashaka kwambara ikanzu. Nabonaga umuntu wambaye ikanzu nkumva ni byiza, bamubyinira nkumva ni byiza. Nanjye nkavuga ngo nanjye ngomba guca karande, kuko bakuru banjye 3 bose bari barishingiye. Ndavuga ngo njyewe ngomba kwambara agatimba nkaca agahigo. Rero ntabwo nigeze nkunda umuntu, sinigeze ndeba ku marangamutima, nishakiraga agatimba. Ni muri ubwo buryo Imana imbwira gutyo twerekanywe, ariko sinabyumva. Tujya gutera igikumwe, hari ibimenyetso nabonye mu gikumwe, yagiye akanyereka ko tutari kumwe, ariko simbyumve. Ariko Imana yo mu ijuru agiye ireka simubenge. Ndabyibuka nanditse n'urupapuro rwo kumubenga kubera ibyo nari maze kubona. Uwo naruhaye aragenda ruta mu nzira, arambeshya ngo yararujyanye. Icyo gihe bakoreshaga impapuro, nta matelefone. Telefone zaga zitunze abantu b'abakire muri 2005, urabyumva. Kera telefone yabaga ifite umuntu w'umukire, umuyobozi. Noneho rero twakoreshaga impapuro. Akajya nyandikira urupapuro ku mukunzi wanjye nkunda cyane, niko yamanzaga. Hepfo ajya gusoza ati ntuzibagirwe matera, impeta ntuzazigure zirahari, ariko matera ntuzayibagirwe. Nkibaza impamvu ari kumbwira ngo sinzibagirwe matera, bikancanga. Ikintu cyambabaje, nagiye kumusura, twe tumaze nk'iminsi 3 duteye igikumwe, nyine njyayo. Hari amakado nari ngiye kuzana yo barajyanye. Hari ukuntu kera gutangana amakado uku nguku bayagura. Twebwe hari igihe utitagaho kugura
wabuze ahantu hari umugeni washyingiwe vuba ukumva ko afite amakado ukaba tugenda untize twajyaga kuyatira twebwe tugashyiramo noneho tukazajya kuyazana tuyagaruriye ba nyirayo akakubwira ati dore aya makado ndayaguhaye uzayagarure hari abandi nzayatiza ni muri ubwo buryo twaratizanyaga ntago ari nk'ubu ngubu bagura rero naje kuyatira umugeni wari warasezeranye nyabahamo nyine urumva guhamo mabukwe muramu wanjye ibintu nk'ibyo naje kujya ngiye kuyazana ngiye no kumusuhuza aramerekeza ndabyibuka muzehe wanjye namwase itike yo kujyayo arayinyuma arambwira ngo ningende n'amaguru ngo mu kugaruka ngo umugabo ari buntegere uko twarategaga yamaye inote ebyiri icyo gihe habaga inote z'ijana za 200 200 niyo yampaye numva ndababaye ndavuga ngo si yampa n'igihumbi koko ama 200 ariko nyine ndabyakira ndatuza ndataha ariko urwo rwanjye rwabaye urwo rw'amateka ntabwo nigeze nishima sinigeze nezerwa mu buzima ku buryo n'ungu kumbwira gushaka umugabo mba numva nta kiza kiba muko natiza nabo ngira ngo utugejeje ahantu uburyo wateraga kado ari ugupfunyikamo ubukwe bwarangira mukongera mukasubiza kuba mwahitiye bitewe n'uko mwaba muzi ko yakoze ubukwe mu minsi yashize ese umugabo mwarabanye numva nimba ntibeshya hari watubwiye ko mujya mu murenge hari akantu yagukoreye utazibagirwa ese mubana mubyarana abana ese mwabyaranye abana mubanye neza cyangwa ntabwo mwari mubanye neza urakoze cyane njyewe bundi nashatse nta shangazi ngira bashangazi nta nabo nzi ngo bari barapfuye ariko muri uko gushaka hari babyara bacu nibo bitwa ngo barampannye baranganirije barambwira ngo mwana wacu ugiye gushaka ariko ntago ari mu ijuru ugiye uzahura n'ibibazo bikomeye nusanga n'umugabo wawe nyara ku buriri uzabyihanganire ntuzamuteza abantu ahubwo uzaceceke ubane n'ubwo bumuga nyine ubane n'icyo kigeragezo bizageraho bishira nusanga arya cyane ujye uteka byinshi niwe uzagera aba yabihashye uzamuhishira umugirire ibanga icyo azakora cyose ntabwo ikintu umugabo akoze cy'ikosa ari kujya kukivuga njyewe rero ibintu ninjiyemo ari matera y'intirano ari impeta nari ifite uburenganzira bwo guhita nabwira muri mu kazi yanjye kuko niwe ari marene nari ifite uburenganzira bwo kuba namubwira ngo ya mpeta bayinkuyemo yarandi iruhande ariko ntigeze abimenya kubwa za mpanuro bampaye ngo akantu kose umugabo akoze ntiwakavuga none ya matera nari ifite kubahamagara nkabwira ntuzi ko nasanze yarateye matera y'intirano none tukatuze matera yo kuryamaho byarashobokaga kubwira iwacu bakangurira matera ariko nari naranayijyanye ya simple nyine ya simple gatoya icyo gihe kaguraga 11 icyo gihe kari gatoya nari ifite kubwira iwacu ntibyagenze gutya na gutya bari no kumbwira bati yewe nta mugabo urimo garuka ariko naracecetse muri iyo minsi y'ubugeni yanteye inda mu kuntera inda rero mu kuntera inda urumva nari nabaye umugore naho yanyeretse ngo ni iwabo siho hari iwabo naje kuhabona nyuma ariko ibyo ndihangana nyine nagendeye muri ya systeme yo kuvuga ngo icyo uzabona cyose uzihangana ariko suko nari nishimye natwaye inda nambabaye nayo madeni bahora baza gukomanga uko ngiye kurya bakaza bagakomanga yewe turashaka bya bindi saa sita turashaka bya bindi nijoro turashaka bya bindi ijambo bya bindi byarabaye bya bindi nkaberwa byari byo ikanshanga no gushaka uri umwana ni ikibazo sinanabaze se buri munsi ko bazavuga ngo barashaka bya bindi nibiki nanamubaza nti se ko bahaje umuntu hano akavuga ngo uze kumurebera bya bindi nejo haje undi nejo bundi haje undi bya bindi nibiki niko namubwiye arangije arambwira ngo byihorere ngabo ngo nabasazi ntabyo baba bazi ngo mbese aranyurura arandengagiza nanjye sinabikurikirana ariko ngira ngo ni inkwano zari inguzanyo Imana yari arimo amadeni Imana yo mu ijuru izandinda urugo rumeze kuriya aho kugira ngo njye mu rugo rumeze kuri yandika nkaguma gutya kuko ubuzima mbayemo gutya nubwo atari bwiza ariko ndishimye kubera ko ntawe nkubita ntawe ntuka ntawe nshira mu maso mbabazwa n'icyo gushyira mu nda nkangakishwa n'amashuri y'abana ariko icyo gihe nari mfite ibibazo mfite inda
nibo natekereza n'umugabo turi kumwe sinanamukunda nta nubwo nari namukundaga yewe nagiye nishakira agatimba ariko kubera ko Imana yavuze ko igiye kunyigisha nagombaga kujya kwiga nari ndi mu ishuri raho rero nasitarago y'inzara ibintu byinshi kwambara ubusa n'inkoni zajyagaho ariko nkaceceka nta muntu nigeze mbibwira ariko ndashimana ko ndi gira ngo watubwiye ko ufite abana babiri bose ni abahungu cyangwa ni abakobwa? Ni umuhungu n'umukobwa bose ise n'umwe nabanje kubyara umuhungu nkurikizaho umukobwa. Wabanje kubyara umuhungu ukurikizaho umukobwa, ese ubyara mu gihe cyo kubyara abo bana papa w'abana n'ubundi nuko mwari mubanye? Mu gihe cyo kubyara abo bana nibwo twe dufite iyo starago nyine y'amadeni, ubundi natandukanye nyuma ye narabyaye nyuma yo kubyara batangiye no kuba bakuru, umukuru yaranigaga. Noneho abo bana kugira ngo mwikura ryabo urumva bavutse, ese mu gukura kwabo bamenye ko papa wabo ibyo byose byabaye cyangwa kubera ko ari abana waravuze ati reka mbareke ntabangiriza ubuzima bataza? Ni ukuvuga ngo ngewe ntabwo ibyo ngibyo nababwira ngo papa wanyu turi gushwana gutya, ariko barabibonaga. Iyo nakubitwaga barabibonaga, iyo twatunganaga barabibonaga. Ndabyibuka umuhungu wanjye yo kabyara yo kagira Imana yamunkijije inshuro ebyiri, kandi kari gafite imyaka 6, ariko yamunkijije inshuro ebyiri agiye kunyica. Buriya ubyaye agahungu ntaho nyora, ni ukuri abahungu nibubaho. Karankijije rwose, ubwa mbere yamunkijije ari kunkubita, ari kunigagura, afata umutwe akubita ku nzu ndimo gutaka. Umwana araza ararira nyine nawe arabyumva, abana ajyamo hagati, noneho abuze uko yakigobyora ngo wenda abe yankubita, abona ari bukubita umwana. Kuko nahise mufata nanjye ndamukomeza kugira ngo nakubita umwana we. Abura hahera rero arandeka, urumva umwana yantabaye inshuro ebyiri. Ubwo bari bato baranabizi, n'umwana wanjye ako gafilime arakazi, kuko niyo mubajije nicanye nawe tuganira arambwira ati ndibuka cya gihe turahanaha papa bigenza gutya na gutya. Urumva arabizi, imyaka 6 arabizi. Ngira ngo mwikura ryabo ukuntu bakuze, ese ubu bariga cyangwa murabana? Ubu ngubu bimeze bite? Abana banjye bariga, ariko nubwo biga nyine n'Imana ibigisha, kuko yambwiye ko izangishiriza abana nibigisha. Ngiye nta bushobozi ifite, usibye utuntu nyine two gufonda ubuzima, curuza tw'utubodaboda tutageze no ku gishoro cy'ibihumbi 100, ni ku gaseta k'umuntu nkoreraho nyine wamaye seta, bandaho ngaho kugira ngo iminsi 10 nabona iyo sabune. Nuko ariko biba bingoye kuko no kubona minerivare ni ikibazo. Gusa ndashimira Imana ko yamaye umushinga wishyura 1/2 nanjye ngashyira ahandi, umushinga wishyura 40, njye nkishyura 45. Rero urumva abana bariga, ni njye bari ku mutwe, ni njye bamenya buri kintu cyose kuva hasi kugera hejuru. Ubu nuko ari mu gihe cy'amasomo, mu gihe cy'uruko tuba turi kumwe. Ese abo bana ubu bangana gute? Bafite nk'imyaka ingahe? Barakuze cyane. umukuru afite imyaka 17, umutoya afite imyaka 14. Ese abo bana nk'iyo baje muri vakanse bakaza kugusura mukicarana bakibuka n'ibintu byose mwanyuzemo, ko papa wabo nyine yagutotezaga, ese babyakira gute? Baba bumva bimeze gute? Nta pfunwe bagira cyangwa babumva ari ubuzima n'ubundi baciyemo kandi Imana yarabageneye? Njya nicarana nabo nkaganira nabo, nkababwira nti se ubuzima turimo ubundi mububona gute? Kavuga ati rero mama, ubuzima tubayemo ntago ari twe twenyine, kubera kujya kuba muri communauté bahuye n'abandi bana bafite ibikomere nk'ibyabo. Yaraje ndabyibuka umugore arambwira ati mawuzi ko atari twebwe dufite ikibazo twenyine, ati abana twigana abafite imiryango ibana ni bakeya. Urumva ko yavuye hano afite igikomere ataragera muri interina, ariko ageze muri interina yumva ahubwo hari abana bafite ibibazo badafite n'umubyeyi n'umwe barererwa mu miryango. We yaraje arambwira ati ndashimira Imana ko turi kumwe, abandi bo byarabacanze, abandi baba mu mafamiye. Mana we ati mama ntago ari twe dufite ibibazo byonyine. Atangira kugenda agira gute, afunguka mu bwonko. Ariko ubundi yahoraga atishima, ntago yajyaga yisima, nta nubwo yajyaga aseka.
ariko basigaye aseka kubera iki? Kubera guhura n'abandi bana bakaganira, ubu twebwe papa na mama ntibabana, ubu twebwe papa yishe mama, mama yishe papa, ibintu nk'ibyo ngo nibyo agenda ahura nabyo. Ariko abana banjye barakeye mu maso, barabyakiriye. Iyo mbabwiye ubuzima mbayemo, iyo mbabwiye amafaranga ntayo mfite barabyumva, iyo mbabwiye nabuze minerivare barabyumva kuko baranzi. Ngira n'ikibazo cy'uburwayi, ubu ngubu mfite akaguru ndwaye imyaka 4. Ubu taba mwambonye gutya ndarwaye. Narivuje ahantu hose ntako ntagize, indwara irabura kwa muganga, indwara irabura, njya mu binyarwanda baramvura biranga. Ubwo burwayi mbufatanya no kwishyurira abana, mbufatanya no kurya, nabwo hari n'igihe no kurya nundebe gutya n'igihe mari minsi 3 nashyize ku ziko. Nabuze icyo neka kubera iki? Ku kazi ntibigenda, nabuze abakiriya b'inkweto, izo nkweto sindi buzifate ngo njye kuzitogosa nziteke nzirye bikashaka. Ninya rero amadeni, kuva icyo gihe nava ku mugabo kubera amadeni kuko niyo yadutandukanyije. Kuva icyo gihe ntinya ideni, ntago njya nikopesha. Ngira ngo twaciye mu buzima kuva hasi turazamuka tugenda tubuva imuzi. Ngira ngo ubu ngubu tugere ubu noneho sasa ubu ngubu ndumva waciye mu buzima bwinshi bukomeye cyane kandi Imana yakubaye hafi. Ese ubu ngubu bwo nimba ntibeshye watubwiye ko wagarutse mu rugo, ese urasenga, ese imeze gute ubu ngubu mu buzima bw'uyu munsi turiho? Murakoze cyane. Natangiye mbwira abanyarwanda n'abanyarwandakazi ko ndi umurokore. Ngewe nubwo natandukanye n'umugabo ariko sinaretse agakiza, nahinduye idini. Navuga ngo nahinduye itorero, idini kuko itorero burya riba no mu mutima. Nahinduye idini, ndi muri Divine Destiny Ministries, pastor wanjye ni John Nkubana. Ubwo rero nakomeje inzira y'agakiza, ndasenga, ngerageza gukiranuka kuko ntabwo navuga ngo ndi umukiranutsi, ariko ndagerageza ndatwaza, ndarwana. Iyi si turimo iragoye ariko ndatwaza nkarwana, ariko nkagerageza nkakizwa. Umurokore. Ngira ngo turimo tugana ku musozo, hari udukurikiye aka kanya ufite ikibazo nk'icyo waciyemo, ufite ibibazo nk'ibyo waciyemo, nawe ameze nkawe, nihe nama wamugira, nihe nama wamuha kugira ngo yumve ko akomeye, yumve ko atari wenyine kandi hari n'Imana ishobora byose ko yamufasha ibyo bintu akabivamo? Ndashishikariza abanyarwanda n'abanyarwandakazi bankurikiye, cyane cyane nk'abantu bafite ibibazo nk'ibyo mfite. Hari abapapa bafite ikibazo nk'icyo nagize, hari abamama bafite icyo. Ntago abagore aribo baruha gusa, hari abapapa barushye pe, bafite ibibazo, babuze abagore bazima, kandi hari abagore bafite gahunda yo kubaka. Ndashishikariza abantu bafite ibyo bibazo ngo bihangane, nanjye ndihanganye. Kuva nava ku mugabo nta nda nakuyemo, nta mwana nigeze mbyara wo mu rundi rugo, nta bagabo ninjiza, mbese nta bintu, nakomeje yanze yo gukomeza gukizwa. Wenda icyo nahinduye ni uguhinduka ku mubiri, nkaba nasuka imisatsi kuko itorero ryacu rirabyemera, ariko ntago umutima wanjye zigeze uhinduka. Uko narindi kera ntago nahindutse niko bimeze, ahubwo ubu mbona nararushijeho. Kuko kera nyiri muri ADPR nageragezaga, nubwo nakizwaga ntari mpindutse hano inyuma ku ruhu cyangwa se inyuma ku nzara, ariko ntago nari nkijijwe. Ni ukuri sinari nkijijwe. Ubu ngubu nshobora kuhura n'ikibazo nkamenya uko nkimanaginga, ariko icyo gihe nahuraga n'ikibazo nkasakuza, isi yose ikarara ibimenya. Nkajya mu baturanyi, ayi wowe byagenze gutya. Ubu ngubu ibibazo biraza nkabyimenyera, nkapfukama mu nzu nkahamagara data wa twese. Rero nagira ngo ngire inama abo bantu, gusenga, gukizwa, kubaha Imana. Ibyo bintu birafasha mu buzima bukomeye. Niba umugabo yarakunaniye, ntago umwanzuro ari uwo kumushakira ikinini ngo umwice. Oya, umugabo niba kunaniye ubonye bidashoboka, aho kugira ngo mwicane, uramureka ukisengera Imana. Imana yo kabyara niza guca urubanza, hari igihe igira gukikongera ikabahuza mu kabana, hari igihe gushakiye guhundi mugabo, birashoboka kuko ibyo ni ibintu tuzi cyane, ntago ari nge wa mbere byabaho, kuko nanjye ubu ngubu mushobora kumva ejo bundi nabatumiye. Ntago nzaguma muri ubu buzima, nzagira nshaka umugabo wenda hari uzankunda avuga ati uriya muntu reka mwemere, nongera mushyire mu rugo, ngira amahirwe ya kabiri, kuko Imana igiye atanga. Ariko ngira abagabo, niba umugore akunaniye, njye numva ngo umugabo yishe umugore. Umugore niba akunaniye wamuretse ko ubuzima bukomeza.
ukigira mu Mana ukisengera. Hari abantu bicanga rero bakiyahuza ibiyobyabwenge. Abo bantu ndagira ngo mbabwire ngo ikiyobyabwenge ntago aricyo gikemura ikibazo, si wo muti w'igisubizo cy'urugo rwawe. Ikiyobyabwenge ahubwo cyongera ibibazo by'urugo rwawe. Jya mu nzu y'Imana n'ibibazo bikunaniye, irukankira mu nzu y'Imana usenge. Nanjye byaranyoberaga nkajya mu butayu. Iyo nabaga nakubiswe najyaga mu buvumo cyangwa nkajya mu butayu cyangwa nkajya mu byumba by'amasengero. Nawe marishije amaguru ngasenga Imana ikambwira ngo mwana wanjye nzakugirira neza, nzaguhoza amarira, nzakwibagiza umubabaro wose wagize, nzakubakira urugo rw'umugisha. Nkagira ngo ni rwa rundi rwanjye Imana izahindura. Ariko nataha bikaba bibi, rurongera birangira rusenyutse. Ariko si uko Imana itabibonaga. Ijya yemera ko byose bitugeraho, ijya yemera ko abantu bapfa twari tubakunze, ijya yemera ko urugo rusenyuka kandi warushaka kubaka. Irabishoboye nabyo. Buriya ngiye mbwira abantu hari ibintu uvuga ngo Satani ni umurwanyi ariko ntago anesha. Satani ararwana pe ariko ntago ajya anesha. Ngewe ibintu byanjye buri munsi nyabwira abantu ngo ntago Satani ariwe wansenyeye urugoya. Imana narwinjiyemo ibizi. Isaha yo gutaha yantumyeho umuntu. Intumaho umusirikari yari yambaye imyenda ya uniform aturutse ku Kibuye asanga ikabarondo. Nari ndi mu cyumba cy'amasengesho cyabaga ku wa mbere. Umubyeyi witwa mama Mugenzi araza asanga ndi kuvuza akagoma, aravuga ngo Imana irambwiye ngo igihe cyo kubana n'umugabo wari ufite kirarangiye, taha Imana igukorera ubukwe. Ibyo bintu nta muntu wabasha kubyumva. Hari abantu bajya bavuga ngo ntago Imana isenya urugo, ngo ni Satani usenya urugo. Niba Satani asenya urugo, Imana yacu ni impumyi. Ubwo Imana yacu dusenga nta mbaraga ifite. Kuko sinzi impamvu yaba yemera ko Satani adusenyera inguya. Satani ararwana ndabizi. Ararwanya akabaduruvanganya ariko ntago yemera yuko ntago yashobora kugukura mu rugo ngo ikujyane. Oya, ahubwo Imana yo hari impamvu bayemeye ko nizo ntambara ziba, nkuko yasabye Yobu, Imana ikemera gutanga Yobu. Ni nako nanjye nasabwe, Imana yemera kuntanga kuko ari mfiteho umugambi. Ndakeka hari mvuga ngo niyo nza kuba nkiriyo ntago mba ngeze kuri iyi kamera. Ntago byari gushoboka. No kugera kuri iyi kamera nabyo nakandi gaciro. Rero ngewe ndagira ngo mbwire abo bantu ngo nimukomerere mu mwami no mu mbaraga ze, mukizwe mwihangane. Aho kwicana si cyo gisubizo, gufata umuhoro ugakata ntago ari igisubizo. Igisubizo ni ukumuhungu ukabugiye amahoro, nkuko Imana yabwiye Aburahamu mu gitabo cya Bibiliya. Cyo twifashisha ijambo, iramubwira ngo haguruka uve mu nzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka, usiga inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka. Kandi icyo gihugu nicyo nzakujyanamo umugisha, nzaguheramo umugisha. Murabyibuka ko muri Bibiliya byanditse. Irongera ibwira Yozefu, Yesu amaze kuvuka, niba mubyibuka, iramubwira ngo haguruka uhungishe umwana na nyina kuko umugenza ari hafi. Icyo gihe Yesu yarahigwaga. Rero niyo mpamvu nkubwira ngo iyo ubona no kuvuga ngo iyi ntambara iteye turutse ibumoso, wowe uhungira iburyo. Ntago igisubizo ari ugufata umuhoro ngo wice umugore wawe. Ntago igisubizo ari ugufata ikinini ngo wice umugabo wawe. Igisubizo ni uguhunga ugakizwa n'amaguru, kuko hari ibyo uramutse udahunze byakomena agatuza. Ni muri urwo rwego nanjye natashye, nirindaga ko amaraso yameneka. Ngira ngo tugana ku musozo, ngira ngo abadukurikiye n'abatureba munumva ko twahuye n'umufiyemeri cyangwa se umama tuganije byinshi yaciyemo kandi Imana yamugiriye neza. Ngira ngo uramutse udukurikiye ushaka kugira icyo umufasha, yatuganije atubwira ko ntacyo kurya biba bigoye. Uramutse ugira umutima ufasha, ngira ngo hasi muri comment dushyiramo nimero muri description, waducaho ukatwandikira ukatubwira ushaka kumufasha, twamugeraho nta kibazo kandi tugakora umurimo w'Imana neza. Ngira ngo tugana ku musozo, ngira ngo turagushimiye kuba witabira ubutumire bwacu kuri kamera za Humble JD Studio. Mwakoze cyane, nanjye ndabashimiye kandi ndabasabira umugisha kubw'intambwe mwateye kuzana no kundeba. Yesu abaho umugisha. Shalom shalom.
ngira ngo dusoza mbibutsa ko iyi ni Humble JD Studio nk'uko mubizi. Ngira ngo uramutse ukeneye kutuha inyunganizi cyangwa se igitekerezo wadusangiza, watwandikira hasi muri komenti, dusigamo nimero, watwandikira kuri WhatsApp, waduhamagara, watwandikira muri SMS bisanzwe, kugira ngo udufashe nimba ubona hari ibyo dukora nabi utwungura inama, kandi nimba hari indi nyunganizi ikomeye waduha, ugumye kudufasha muri byose. Ngira ngo turabashimiye ko mwadukurikiranye, naho ubutaha kandi turabakunda. Imana ibane namwe.